mura n'umuhanzi uririmba China Trump nkamufasha Marina you are superstar Marina n'ubu ngubu uvuze uti ugiye guhita ugarura Michael Jackson na Lucky Dube nahitangira gutya Billie Jean agiye muri segondere ufata nk'agakarito ka Prudence ugashyira mu ishokoshi ye oya muzabibona hari indirimbo nakoze ndi muri White House nakundaga indirimbo za Michael Jackson nkavuga nti icyama uko papa aririmba nanjye koko nkaririmba nkuko aririmba Imana icyama amazina Dusayimana Emmanuel agasibangana ku bikuta by'amabuye na Lucky Fire rigasibangana na Michael Jackson mu Rwanda rigasibangana hagasigara atari bo mu Rwanda nuwe muntu ububona ukavuga ati kabisa umukobwa mu bakobwa ukagiririra rikabisa ukumva mwaryamana Yeah, Slim Jesus. Mbahaye ikaze bakunzi ba Slim Jesus Entertainment TV YouTube channel iri hafi yawe, YouTube channel nziza cyane. Abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba ndetse n'abakunzi bacu baba mu gihugu cy'Ubushinwa, abiburayi bo simbibagiwe kabisa. Iyi ni Slim Jesus Entertainment TV YouTube channel mukunda muri benshi cyane. YouTube channel yawe iri hafi yawe, murabizi muratuzi twaramamaye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'icyamamare ndabizi muri kumureba kuri kamera zanyu mwese muramuzi n'icyamamare. Ndabizi turaza kujyana ikiganiro cyiza cyane kandi muraza kubikunda cyane nkuko musanzwe mukunda exclusive zacu gusa. Uyu munsi turi kumwe na Ndera reka muhe umwanya araza kubibwira gusa nge ndamuzi kandi namwe ndabizi ko mumuzi, ariko reka ndeke kumuvuga kuko umugabo arivuga kuko ni n'umugabo. Mwaye ikaze Lucky Fire. Nkunda u Rwanda n'abatubyaye nkunda amahoro kwisi hose I like peace around the world I pray my God to save the world inshuti nimuze nge mbereke twicuza abo bose bacwendetse dancer isheke nkubyina kwanga Lucky Fire son of Michael Jackson. Yes, Lucky Fire Dusabimana kabisa. Lucky Fire ubundi amazina yawe ukoresha na ayahe Ahungu rero kera nyitangira nkuko abantu babibonaga nyine naratwikaga nkimanukira nyine nabwo mfite no bapampe hafi nabo bankomera amashyi bavuga ati umwana wa Michael Jackson komerezaho. Ubwo abantu benshi bavuga ngo Dusayimana biza kuva kuri Dusayimana nza kwitwa Lucky Fire, biza kuva kuri Lucky Fire nitwa Michael Jackson wo mu Rwanda, naho biza kuvaho ubu narahinduye nitwa son of Michael Jackson. Ariko ni nabyo koko ndi umwana wa Michael Jackson, bapimye DNA basanga koko ndi umwana wa Michael Jackson, nkurikiranwa n'uwo bita Paris Jackson nawe n'umukobwa wa Michael Jackson. Yes, Lucky Fire ndabizi muramukunda muri benshi cyane, muraza kuryoherwa n'ikiganiro. Muhaye ikaze Lucky Fire. Okay, ni byiza cyane nanjye ndishimye cyane kuko urabona ni ku munsi w'agasusuruko bimeze neza hano ikabuye hano hafi y'uruganda rw'isukari, ibintu n'uburyohe kabisa kandi nawe urabibona ko ibintu ari tayari. Yes, muri iyi minsi ko wabuze uri kubarizwa hehe? Okay, muri iyi minsi hari utuntu twinshi cyane mba nirukankamo, hari ikipe yitwa ikabuye y'abakobwa nyoboye, hari ibintu by'amafilime mba nirukankamo, hari season bita Lucky Fire Fight mba ndimo gukina n'indirimbo. Ejo bundi hari indirimbo nasohoye ndi muri Amerika, hari indirimbo yitwa King of America Donald Trump. Ubwo nyine no muri Amerika mba ndiyongoje nyine sinzu Justin Bieber nawe sumbwira ati rero Lucky Fire wakagombye no kugira n'indi ndirimbo ukora. Ndavuga ni se yiye atwakora Road of America Joe Biden nahise nyisohora ubiri hanze irimo gutwika irimo guca ibintu. Okay, nizo ndirimbo mfite hanze zirimo gushwanya gusa. Lucky Fire ariko uri umuhanga kabisa, n'amagambo uvuga bigaragaza ko kabisa uri umuhanga. Muri Amerika koko wagiye yora cyangwa ni bimwe bya Lucky? Oya muzabibona hari indirimbo nakoze ndi muri White House, iyo ndirimbo muzayibona ndi kumwe na Donald Trump. Ni uje no kuri YouTube wandika ati Donald Trump by Lucky Fire uzayibona. Indirimbo nziza irashwanyaguza. Urumva ngewe mfite abafana benshi hariya muri Amerika, mfite abafana benshi Burayi, muri Aziya. Ubundi niyo urebye n'abankurikirana ku mbuga nkoranyambaga ubu
ubona ari abazungu, ari abantu b'abanyamerika, mu Rwanda baza nko ku mwanya wa kabiri. kabisa. Umva bakunzi bacu ba Slim Jesus Entertainment, ikintu nakubwira cyo kugirana ikiganiro na Lucky Fire nicyo kintu cya mbere mu buzima kabisa. Ni swaga nyinshi cyane, ariko hari indirimbo yawe nigeze kumva ya Bill Jean wakoranye na Michael Jackson, akapera gake kabisa. Bill Jean uwo Bill Jean ndamukunda cyane, niwe numva ku manywa na ninjoro. Yes, Lucky Fire. Yes, none ubu ngubu ikiganiro cyacu bakunze ba Slim Jesus Entertainment kigizwe n'ibice bibiri, harimo n'igice cy'ubuzima. Turacyari ku gice cyerekeye mu buzima bwa Lucky Fire, ibyo akora mu buzima busanzwe, ariko turaza no kujya mu tuntu n'utundi. Mu gihe tukiri mu gice cy'ubuzima, Lucky Fire ni umuntu wundi umeze gute abantu bakwibazaho cyane, uretse kujya muri Amerika, ibindi bintu ukora n'ibiki? Okay, mu kuvuga ngo ubundi umwana mfite umwana witwa Michael Jackson, n'undi witwa Deborah, n'undi witwa Esther, n'undi witwa Elia, n'undi witwa Future Jackson. Okay, nakavuga ngo nabo bana afite, ariko ubundi mu buzima busanzwe ubundi ndi perezida w'ikipe ya AS Kabuye, nkaba ndi n'umukinnyi, nkaba mfite n'ikipe nyobora. Tubiseguyeho ku kabazo tekinike kari kabayeho kubera ikirere, ariko Lucky Fire turacyari kumwe nk'uko nabibabwiye kabisa. Swaga nyinshi cyane, muhanzi bose bo mu Rwanda ubundi ninde ukurusha swaga Lucky? Oya nta n'umwe, urumva njyewe ubundi ndi uwa mbere, kandi n'ubundi ni ukuvuga ngo umwami wa popo, umwami wa danse, ni ukuvuga ngo popo ubundi wari umwami wabo yari Michael Jackson, nuko aza gupfa, noneho nanjye mpita mpabwa inkoni y'ubwami. Ubu abaririmba pop ni njye ubayoboje inkoni y'icyuma. Ni ukuvuga ngo akenshi hari n'uturirimbo twinshi cyane bagiye abantu bamenyaho. Hari nk'akaririmbo kitwa Gatanu Rave, kari keza cyane, nako nigeze no guheraho ariko abantu bagakunda cyane. Umva sheri nafashe agacupa kamanyinya kangezemo, ndumva ndi swingi, ndumva ndi horo, umva sheri nanyweza yose, urashaka gutembera, urashaka gusohoka, dutembere ku gisenyi ku mazi aho ibyuki byemera baby. Yes, ingiyo bayikunda ari benshi kabisa, nanjye ndayizi ko ndi umufana wawe Lucky Fire, ndi umufana wawe kabisa. Okay, ni sawa kabisa. Okay, so no ndashaka kubaza mu bahanzi b'abanyarwandakazi nawe uteganya kuremera, kuko sindabona mwakuranye indirimbo mu bahanzi b'abanyarwandakazi. Okay, hari umuhanzi witwa Yanga Grace. Urumva hari ahantu henshi twigeze guhurira, nkako dukora umuti, ariko hari n'indirimbo nigeze gusohora. Wenda reka mavuga aho hantu. Hari igitaramo cyari cyabaye cya celebration party. Lucky Fire reka nguce mu ijambo, uwo muti wakoze na Yanga Grace n'uwo. Oya twakoranye, hari indirimbo nakoze, uretse ko ari n'indi twenda gusohora nge na Yanga Grace. No kuvuga ngo muri celebration party nyine ni igitaramo cyari cyateguwe na Badrama. Icyo gitaramo cyari cyabaye umwaka ujya kurangira, numva batumira abastare bo mu Rwanda, bo muri Amerika, hirya no hino. Icyo gitaramo rero twacaga ku matapi y'umutuku, mbese niho hantu hambere, ni nacyo gitaramo nakoze. Ndavuga ni kweri, nagiye kuri stage, Anita Pendo ni wari umpamagaye kuri stage, njya kuri stage, ariko iyo stage ukuntu iteye ni nayo na bugingo n'ubu ntago ndabona indi stage imeze nk'iyo. Urumva ni stage barayimanuraga bakayizamura, bagahindura amatara akikaraga, bagayicumbisha umwotsi, igahindura amabara, mbese ni stage ku buryo nayigiyeho ngira ngo ngeze nko mu ijuru. Anita Pendo niwe wari wabaye musi? Wabaye musi, n'undi bita Philipita, nibo bari nibo barabaye musi babiri. Ariko nukuvuga ngo iyo stage nagiyeho cyanda kurahiye, ahubwo sinzi ko nzongera kubona indi stage nk'iyo ngiyo. Reka wowe uri cyamamara, umuhanzi ukomeye cyane. Lucky Fire, hari ikibazo nkunda kubaza abahanzi benshi batandukanye, ariko kuri uyu munsi nawe n'umuhanzi ubayoboye, ndabivuga nashidikanya, umuhanzi kabisa ubayoboye, kuko indirimbo zawe waramenyekanye mu Rwanda. Mvuze ngo hari umuntu utakuzi byaba ari ikibazo cyane. Ni ukuvuga ngo ikibazo nshaka kukubaza mu bahanzikazi b'abanyarwanda, niwe wenda niyo sinzi niba ufite n'umugore, ariko niwe muhanzi ugukurura?
ni ukuvuga ngo wari bita Marina. Marina hari indirimbo nigeze no kuririmba bitewe yuko nyine ngewe buri umuntu akunda uwo ashaka nyine nakaririmba Marina Marina you are superstar Marina urabahiga bose Marina Marina udinjurus just bidi Marina Marina you are number one you are superstar urabahiga bose urabaruta bose you are miss you are angel Marina. Iyo ndirimbo yikoranye na Marina cyangwa ni yawe? Okay, ni indirimbo nakoranye na Marina, ni nziza cyane. Uzajye kuri YouTube wandika uti Marina by Lucky Fire uzayibona. Ni indirimbo nziza cyane. Lucky Fire urategura undi muhanzi abo abanyarwanda bose ni abenshi nabonye mwana nakoranye indirimbo ba Bulldog ba Jay Polly kabisa. Ibi bira bintu waje gute muri industry wagezemo gute kabisa winjiruka? Okay, no kuvuga ngo wenda ukuntu byaje nyine urabizi nyine umwana ni nka se nyine papa wanjye nyine Michael Jackson atarapfa hari ibihangano byinshi najyaga mwigiraho nanjye nkifuza kuba umwami wa pop, nkifuza kuba umuririmbyi ukomeye cyane, ariko Imana ishimwe naje kubigeraho. Uretse ko hari n'izindi ndirimbo nyinshi nagiye nsohora, harimo ya Arsenal, ya Manchester, ya Barcelona, ya Peri, ya Real Sport, hari indirimbo nyinshi cyane nagiye nshyira hanze, ariko ibintu by'umuziki ukuntu byagiye biza nakundaga indirimbo za Michael Jackson, nkavuga nti icyama uko papa aririmba nanjye koko nkaririmba nkuko aririmba, ariko Imana yaje kumfasha ndaririmba nshyira hanze n'imizigo myinshi irakunzwe cyane kabisa. Nanjye umuziki nuko nawujemo. Ariko nakundaga kumva indirimbo nyinshi za Michael Jackson, harimo indirimbo bita Remember the Time, harimo bita Beat It, harimo indirimbo nyinshi cyane Michael Jackson yagiye akora nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi nagiye mukurikirana cyane kabisa. Lucky Fire turi kumwe na Lucky Fire, ariko dusaba Imana naryo urarikoresha cyangwa nuko ari ryo niryo ryawe urarikoresha? Reka ubundi hari amazina mba nashaka kazongera kwibuka. Umuntu uvuga ni Imana cyama amazina dusaba Imana Emmanuel agasibangana ku bikuta by'amabuye, na Lucky Fire rigasibangana, na Michael Jackson mu Rwanda rigasibangana, hagasigara Son of Michael Jackson. Ni nayo mpamvu na YouTube yanjye channel yanjye nahise nyihindura nandikaho Son of Michael Jackson, andi mazina sinyashaka kugira ngo nyine bajye bamenya. Hari benshi cyane batazi ko ndi umwana wa Michael Jackson, ariko nubundi iyo bagiye go kuri internet cyangwa se hari na benshi baje no gupima ama DNA zanjye ngo barebe koko nduwe, baza gusanga nduwe byanyabyo. Niyo none se abandi ngo ntago twari tukuzi, ndavuga nti nta kibazo ubwo mutari munzi ku mbuga nkoranyambaga ngiye kuzajya nandikaho Son of Michael Jackson kugira ngo n'abatanzi babashe kumenya. Yes, murabyumva ko Lucky Fire ari amazina atagishaka, iryo ashaka li Son of Michael Jackson kabisa. Nanjye nsindi bwongere kukwitira indi zina atari Son of Michael Jackson. Lucky Fire kabisa uratwiga kabisa. None se abahanzi cyane cyane nkawe noneho uri kwamamara wamamaye kera, bajye bagira ikibazo cyo guhura n'abana b'abakobwa babakunda cyane kubera ko uri umustar, ntago abakobwa bajye bakwirukaho cyane kabisa? Bake barazara abakobwa benshi, hari uwitwa Rivera we yaranjengereje ku mbuga nkoranyambaga kanyandikira ati Lucky Fire ndagukunda. Hari n'uwitwa Madarine ejo bundi nigeze kubona nyandikira kuri YouTube, anyandikira no kuri Facebook ati wampaye urukundo. Ambwira ni se cyane, ambwira ni reka ngiye Michael Jackson. Hari igihe nyine ndeba akabona ndakana gato k'imyaka 10 ningahe, ambwira numva ibintu byo gukunda ni benshi nyine nko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nko kuri Facebook. Ubu ngiyeho usanga utwana turenga nka 20 twanyandikiye, nkabwira ni ngewe ndakuze, mfite abana, mfite Deborah, mfite Steri, mfite Ria, mfite na Debo, mbese mfite abana benshi nkabasobanurira nyine. Urabona nk'utwo dukobwa nyine twisha bari udusire nyine, utundi nyine ari nk'utubici nyine tunyandikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko benshi nangiye kubabwira ngo mfite abana gutya na gutya, tumwe ntago twongera kunyandikira. Usko nigeze kubikora henshi nko ku Facebook kuko niho bakunda kunyandikira, noneho bakanyandikira, noneho nababwira uko meze, nababwira yuko mfite abana, nkabona babakobwa banyandikiraga nkabona ni wongeye kunyandikira. Yes Lucky Fire murabyumva, abakobwa bandikira Lucky Fire bamushinja hit, ndashaka kuvuga bamuziza hit yagize, ni nkaho bakuziza hit Lucky Fire.
yes ubu ngubu none mbashije kumenya ko ufite n'abana ntago biba kuko hari inkuru numaze kubona maze iminsi nzibona zikwandikwaho nk'umustar bavuga ko ngo waryamanye na Marina na hari abakobwa benshi bagushinja ngo nibyo wavuze n'abana bawe babifata gute se n'ubundi byaba ari byo cyangwa okay urumva nk'abantu bajya bamuga ariko ngo waduhaye nimero za Marina ngo waduhaye nimero za Yanga Grace nkabwira ni se murazishakira iki ngo Marina ngo turamukunda ngo yari kuri stage ngo buryo Marina yambara uburyo Marina bagenda ngo ariko Lucky Fire ko twigeze kukubona muri celebration party cya gitaramo cyari cyateguye na Babadurama ko twakubonye uri kumwe na Marina tubabariye koko ukaduha nimero za Marina nkabwira numva nimero za Marina ntago nangiwe nimiriwe kuzitanga kandi no kuzibaha nabanza nkamusaba uburenganzira. ariko ikibazo nugisubije ariko nta kibazo umustar nyine mwabyumvishe kabisa. Lucky Fire niwe turi kumwe ni Slim Jesus Entertainment TV YouTube channel hafi yawe kuganira na Lucky Fire nakubwira ngo nibyo bintu bya mbere naganiriye na benshi naganiriye na Yaka naganiriye nandi ariko Lucky Fire kabisa zatwika kabisa ariko mu Rwanda hari abantu barimo baragenda bagucaho uri cyangwa nago byeme. Okay narabibonye benshi nyine ariko muri iyi minsi noneho hari ibintu byaje none ndashaka gutwika noneho nkazamuka noneho hari cyane cyane ariko ibintu ngiye gushyiramo ingufu amafilimi indirimbo ariko murabizi mu mafilimi nyarwanda abenshi murabizi ko mbayoboje inkoni y'icyuma hari nk'amafilimi menshi yagiye akundwa hari yitwa Evil of Darkness murabizi ko kuri YouTube yarakunzwe cyane hari yitwa Igitenge cya Rusake yirabi ni season iratwika cyane hari season bita Igikombe cy'amaraso hari yo bita Drinking Beer hari indi season ndimo gukora yitwa Son of Michael Jackson. Okay ni menshi ubundi mu bintu bijyanye n'amafilimi ariko no ku ndirimbo murabizi ejo bundi hari indirimbo ziri hafi ubu nta n'iminsi 5 izo ndirimbo ziramara ya Donald Trump na Joe Biden ni nyinshi ubundi ndimo gutwika noneho ndashaka kuzamuka ku buryo muri Amerika kwa kundi ujya wumva ba Jay-Z bavuga ukumva bari aba Justin Rura bavugwa mbese ukumva bari abahanzi bakomeye bavugwa muri Amerika noneho ndashaka kuzamura urwego ku buryo ngenda nkandika izina muri Amerika nkazajya nza muri top 10 yabo. Lucky Fire ariko mukanya tugiye kujya mu tuntu n'utundi wenda nicyo gice dusoreza ikiganiro cyacu ariko Lucky Fire kuko ari ibikorwa byinshi cyane kabisa indirimbo zawe byo filimi zawe na Hollywood nibikora kabisa ukora byinshi cyane ikindi kibazo ni 2 in 1 ubushobozwa umuntu agukeneye ashaka kujya ngo mukorane indirimbo umuciki bigenda gute? Okay no kavuga ngo biterwa n'uburyo twiyaje nyine tukumvikana nyine akanjyana nk'ahantu ubwo nyine ni akangurira kamwe nyine tukaganira twamara kuganira nkareba uko bimeze tukumvikana nanjye ntago mugora ntago meze nk'ababahanzi nyine ubundi hariho umuntu kunaniza akagucisha hirya no hino akaguca ibya mirenge ngiye twumvikanye nyine ibintu ndabyoroshya nyine nkaca bugufi kandi guca bugufi nyine Bibiliya ivuga yuko biba byiza nyine gucira bugufi mugenzi wawe nago ubuzi ahejo bigana hagiye nk'umuhanzi ashobora kuza gusaba korabo kandi uwo muhanzi wenda duvuge umwimye ko mukorana korabo ejo azaba yabaye nka Justin Bieber uricuza ukavuga uti iyaba naramuhaye korabo kijya gihe uriya muhanzi azamuka ati nanjye bamfashije igihe nk'iki ubundi bucya bwitwe ejo nta umenye ikisi noneho buriya mu bisambo 5 haba harimo abapasteri 2 nuko vuga ngo mu bantu ubona kari babi wenda ari nka 5 ejo bundi urabarahinduka bakaba beza kandi ejo bundi ushobora kubona umuhanzi ari underground ejo bundi ugasanga yaciye kuri abo bahanzi bakomeye cyane baba star. Birumvikana nawe wahise utega indege ujya gukorana n'aba ariko usibye ko uri Son of Michael Jackson n'ubundi ni ibintu bisanzwe cyane turi kumwe na Lucky Fire rero mbibutsa ko iyi ngiyi ari Slim Jesus Entertainment TV kola subscribe kugira ngo ubone exclusive n'ibindi byinshi bitandukanye uyu munsi turi kumwe na Lucky Fire yambujije kabisa yambujije ngo yitwa Son of Michael Jackson umbabarire kabisa sindi bwongere ongera utunyuriza akantu gata kapela kabisa ngiye nkunda utuntu twawe.
umuriro watse sheri ndagupenda, umuriro watse sheri ndagukunda, ngwino twijyanire mu bwami bw'urukundo. Akaririmbo siko nakaririmbaga najya kubona nk'abakobwa nka 50 ku mbuga nkoranyambaga ukuntu barangije ngo ariko Rockfire ngo no umukunzi ufite Rockfire nta mwana ufite Rockfire ko nshaka ko tuba inshuti nkababwira ni rero nifitiye abantu uyu n'uyu ngo yewe ngo shango ngo none se ngo ubu ngo nta kuntu twabigenza tugakora umuti nkabwira nti ntaribi ati nimba ari indirimbo shaka twazakorana korabo. Uko nuko biba bimeze ku mbuga nkoranyambaga uba wumva ko babiki. Murabyumva ko Son of Michael Jackson abatorohewe kabisa ntaga bayorohewe. Muri aka kanya rero tugiye kujya mu gice cy'utuntu n'utundi, ariko hari akabazo nari nibagiwe nashobora ubundi ninde ugukorera video, abakobwa ukoresha muri video naba nyine ubakura he? Abakobwa barizana bamwe baranyandikira ati turashaka kujya mu ndirimbo nkabwirane ntari bito, no kuvuga ngo abenshi baraza bakabinsaba nkabashyiramo, abandi nkababona gutyo, ariko no kuvuga ngo video nkunze kuzikorerwa n'abatipe benshi bagiye batandukanye, harimo umutipe wo mu Gasyata bita Masdube n'abandi bagiye batandukanye baramfasha. Yes, Rockfire ni icyamamare kabisa, muramuzi. Turi kumwe na Son of Michael Jackson, nubwo biri kunca ariko izina ndakomeza ngende ndyitoza, ndabizi ndaza kurifata namwe kandi murifate murumva ko urwego yaruhinduye, arashaka koko bamenya ko ari umwana wa Michael Jackson. Basigaye yitwa Son of Michael Jackson, ni nayo mpamvu afite YouTube channel yiwe yitwa Son of Michael Jackson. Mwayijyaho mukamureba tukamuremera, ndetse si no kumuremera kuko ni umustar. Turi kumwe n'umustar Rockfire. So Rockfire tugeze mu gice cy'utuntu n'utundi. Mu gice cy'utuntu n'utundi rero tubaza mu buzima busanzwe n'ibindi bibazo bitandukanye nyine ariko bitajyanye n'ubuzima bwa music yawe cyangwa n'ibindi bintu ukora bakuziho. So reka mbanze ngubaze mu bastari bo mu Rwanda nuhe muntu ubona ukavuga ati kabisa umukobwa mu bakobwa ukagiririra kabisa ukumva mwaryamana? Ariko nindera navuga Knowless ko uriya mo producer we no kuvuga ngo buriya ugeze ubwoba Knowless yego ndabizi afite umugabo nyine, afite umugabo ariko n'ubundi bigoha bisangiwe n'ubundi se reka nkubwire. Okay, no kuvuga ngo umukobwa mwe buriya na Knowless nawe ni mwiza, ntujye ubona Knowless afite inyinya, Knowless afite uburanga bwiza, nawe arakunzwe tu ni mwiza cyane. Je narizi ko ari Marina kubera ko wenda ari we wanaririmbye Marina cyangwa ni just no kubera ko ari umuhanzi mugenzi wanjye. Ariko na Knowless nawe naramuririmbye. Na Knowless waramuririmbye. Knowless niwe ugukurura tu. Cyane kabisa. None Rockfire uratereta ibya byose uraterese kugira ngo uje mu gutereta n'iki kintu kikugora byata. Ubundi gutereta mu bintu bigoranye, urabona nk'umukobwa ushobora kumutereta nyine, umukobwa akakwereka ko agukunze ariko urumva akubwira ngo ejo uzagaruke, ukongera ugasubirayo ukamutereta, ukongera akubwira ngo ejo uzagaruke, ukongera ugasubirayo gutyo na gutyo. Ariko ngiye hari umukobwa nigeze kubwira yambwiye ni njyewe ngiye ibyo ntago mbikunda kuko hari ibintu bivuna guhura umukobwa akubwira ngo ejo ujya kumureba ugira gute. Ubundi ngiye mba nshaka umukobwa kugira ngo nimba tubaye inshuti, nimba nkuterese birangirira aho ngaho dukora umuti nyine birangiriraho, nta guhora ngo ejo si ubwo ngubwo se ayo matike nayabona, ubwo si umwanya nawubona. Mba ngira ngo nimba dukundanira aho ngaho birangire, icyo nkusabye ukime nawe icyo nsabye nyiguye birangiriraho. Yes, ndaza kubivanga nubwo navuze ngo dugeze mu gice cy'utuntu n'utundi, ubundi niko biba bimeze, ariko Rockfire kumuganiriza byo ibibazo bigenda biza ari byinshi cyane ukumva. Urundi Rockfire kuki wowe utaratangira gukora indirimbo z'ibishegu ari zize? Ubushyuhe urayizi? Ubushyuhe ndayizi. Ese bigezera ariko cyangwa urazifite? Akanazo zawa zidahari. Kare ko buriya ndirimbo z'ibishegu njya nkora. We indirimbo zanjye ndabanza nkazandika nkazinononsora,
hari n'indirimbo bita Saa Moya nayo ni nziza ya Bruce Melody, hari indirimbo ya Mr Kagame nawe nayibonye ni nziza cyane ndazikunda, ariko ngiye numva abantu bavuga ngo ni ibishego, ariko ngiye mbona za ndirimbo atari n'ibishego to, indirimbo ni nziza cyane. Abanyarwanda benshi niko bavuga ko ari ibishego, ariko wowe nanjye mu babibona nanjye mbona atari ibishego kabisa. Ariko wowe noneho urateganya iki? Wavuze Bruce Melody ntabwo murakorana indirimbo. Okay, Bruce Melody ntabwo turakorana indirimbo, ariko naribi ni ubone ndashaka kubanza nkazinguruka mu bahanzi bo muri Amerika bose, namara kubarangiza nkabona kuzaza gukorana nabo mu Rwanda. Nase ubwo Lucky Fire ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni ukurara muri Amerika byo kubeshya, cyangwa ni ukujya utega indege unyura he? Ndetse ngiye mfite passport, urumva ngewe ndagenda n'indege n'ubundi, none se simfite n'amatike mu rugo, ntubishaka uze kuza amatike nyakwereke. Ejo bundi mva gukora zira ndirimbo z'amatora, urabizi ko muri Amerika hari amatora ariyo barimo kwirukankaho cyane, wenda nubwo ejo Donald Trump nyine yafashwe na covid, nyine ubarwaye covid nyine we n'umudamu we, ariko ntabwo nyine ibyo ngibyo. Ariko muri Amerika n'ubundi indege barazifunguye zirimo kugenda, ahubwo n'ejo bundi hari umuzigo nshaka kuzasubirayo nzababwira. Yes, Lucky Fire ndi kuvuga nako Son of Michael Jackson. Umbabarire kuri iryo zina ko nararimenyera, ariko ndaza kurimenyera. None ndi kubona kabisa swaga, Chanel, nuze chains, ndi kubona ikoti, umeze neza kabisa, urasa neza, utabibona sizi kuri kamera muri kubibona, yambaye ibintu bihenze kabisa. Ubundi wowe ubimeze bite? Okay, no kuvuga ngo ibi bintu bihenze n'ubundi nabiguze muri Amerika nyine, akenshi urabona nk'iyi Cobra nyine iyikozwe muri zahabu, noneho iyi ngiyi yo aka kadari nyine ko akagakozwe muri diyama. No kuvuga ngo iyi Cobra kuyibona gushya ubu kajyanye, uyu n'umufungo uteye ubwoba, ahantu hose wakagurisha agakozwe muri diyama. No kuvuga ngo rero aya ni amazahabu ureba nambaye, nk'iri kote nyine ubona iri nariguze muri Amerika, iri rihagaze $5,000,000. Urumva ni komande, iyi myenda ubona nambaye ihagaze, yaba urukweto ni komande nabiguze muri Amerika, yaba aya mapantaro ubona ni nkamwe ya Michael Jackson nayo yarahenze cyane, ni amakomande gusa. Ibi bintu urabona ko ntikoraho nyine, mbafite n'abapapa n'aya maceni wayaguze muri Amerika. Cyane none se ubu ngubu ntago abantu bazakwambura nk'ibi ngibi urabivuze, barabimenya abantu ntago bazaza bakakwiba. Ubwo se banyura hehe abapampe mba mfite? Nukuvuga mba mfite ama mascot, mba mfite ibyegera, mba mfite no kuvuga ngo mba mfite abantu benshi nyine baba bodyguard ahantu ngiye hose, mba ndinzwe imbere n'inyuma, nta ushobora kuntunga urutoki, nta nushobora kunkoraho, nta hantu yaca abapampe banjye. Lucky Fire, no Son of Michael Jackson uririmba ubundi yenjyana ni pop gusa na hip hop, njya numva ujya wiyaminia wane? No kuvuga ngo ubone ndirimba pop, ariko cyane hari igihe mura n'umuhanzi uririmba Aaron B nkamufasha, hari igihe mura n'umuhanzi uririmba China Trump nkamufasha, rap nkamufasha, Aaron B nkamufasha, reggae nkamufasha. No kuvuga ngo hafi njyana ya zose, kuko mfite impano, ni ibintu mvukana, ni ibintu nisangamo. Ntago papa wa Michael Jackson yaba yaragize yarambyaye, nanjye mvukana impano nka papa wanjye. Okay, nubwo uri bwongeye ugiriye nk'amagambo nk'atanu ubwira abafana bawe. Okay, amagambo atanu nababwira, mujye kuri YouTube Son of Michael Jackson, mujye mukunda no ku followinga no ku mbuga nkoranyambaga, wenda navuga nka Facebook, avuga hari Facebook, hari n'izindi mbuga nyine zigiye zitandukanye za Instagram, za YouTube, hari n'izindi zigiye zitandukanye. Imbuga zose wanshakaho wambona Son of Michael Jackson. Okay, noneho ikibazo nshaka kubaza, naje no kumenya ko uri umupapa, turacyari mu tuntu n'utundi nubwo turi kuvanga, ariko ntacyo bitwaye, turi kumwe na Lucky Fire, Son of Michael Jackson. Ikiganiro kiraza kubaryohera ndabizi, bakunzi bacu muri atandukanye, mukole subscribe, unabibona ni exclusive gusa n'amakomedi menshi turi kugenda tubagezaho, mwibuke gukanda subscribe kabisa.
yes Lucky Fire ufite abana, ufite umuryango, abana burya ni umuryango, naho udafite umugore ariko ni umuryango. So ndashaka kukubaza, hari ababyeyi benshi babuza abana babo abana bawe wenda mu minsi mike baba banakuze babaye bakuru, akavuga ati umwana wanjye ntiyakoresha agakingirizo, sinamubwira gukoresha agakingirizo, ariko ugasanga hari abakobwa bamwe bari kugenda bacicikana bavuga ati njye mu bintu najya nibagirwa n'agakingirizo karimo. Wowe ubivuga iki? nakavuga ngo bundi niyo mpamvu nanakangurira n'ababyeyi, nimba umwana wawe agiye kwiga sogonderi, ibyo byo rwose agiye muri sogonderi mu bintu bamupfunyikiyemo, ufata nk'agakarito ka peredanse ugashyira mu ishokoshi ye, ariko cyane cyane nk'abana bajya kwiga mu wa mbere sogonderi, gutyo nyine baba bagiye kure y'ababyeyi, niho ushobora gufata ako gapfunyika ka peredanse ugashyiramo. Ariko noneho mu gihe abana bakiri batoya, bakiri muri pirimeri, nyine nawe urabyumva, nyine baba bakiri batoya, ariko bagiye nko hanze, bagiye nko kwiga, wenda dufate muri universite, bagiye kwiga mu mashuri yisumbuyeho muri sogonderi, ntari wagashyira. Honestly, Lucky son of Michael Jackson, so kubakangurira kuba bakoresha nyine ibyo bintu, kuko iyo uhaye umuntu ikintu ni nko kumubwira tuzagikoresha, so kumukangurira ubusambanyi. Nubundi ushobora kutamukamugurira wakazakigurira, ubundi biba byiza umufashije ukagashyiramo nko mu ishokoshi ye, muri bariya baba bagiye kwiga mu mashuri makuru, biba byiza cyane. Uretse we wabikora nawe wagashyiramo. Uretse ko ntawe mfite nyine wari wajya kwiga mu mashuri makuru, ariko mba mbiteganya nti umwe mu banjye ntazajya kwiga nko muri sogonderi cyangwa muri universite, ntabikora. None mu ndirimbo zawe, indirimbo ukunda niyi? Indirimbo nkunda, ubundi hari indirimbo iba yarambayeho nyine nkunda cyane, so wenda harimo iza Riyo, iza Peri, nazo ndazikunda, ariko ubundi nkunda indirimbo bita Nkunda u Rwanda. Nayo ndirimbo nkunda kwiririmbira cyane kuko ni nziza cyane, ni indirimbo irimo amagambo meza n'ikunze. Wenda reka nsubiremo gatoya kugira ngo iyo ndirimbo muyumve. Ni indirimbo iri mu Cyongereza, iri mu Kinyarwanda, ndirimbo Nkunda u Rwanda n'abatubyaye, nkunda amahoro ku isi hose, I like peace around the world, I pray my God to save the world. Inshuti nimuze nge mbereke, twicuza abo bose bacwendetse, danseri shake shake nkubyina kwa ngaro. Ko kuririmba kita Nkunda u Rwanda, hari naho nagakoreye video nkita I like peace. Urumva byose ni kimwe, nkunda amahoro, I like peace. Ubundi wanakabona no kuri chat. Ariko Lucky Fire nukuri son of Michael Jackson, n'ubundi usa kabisa, usa n'undi nka Michael Jackson, ukamera baraza kukubona n'undi, ahubwo wabihakana yahera abajya babihakana. Nta muntu wari wanyandikira ku mbuga nkoranyambaga ambwira ngo ndabona mudasi, kuko Michael Jackson uzamurebe turareshya, metero ze uzazipime nyine mu maso. Wenda Michael Jackson we yari yarisize amavuta arahinduka amera nk'umuzungu, ariko nanjye ayo mavuta nyisize nanjye nahinduka nkamera nk'umuzungu. Ariko noneho urebye ifoto ya Michael Jackson kera atarahindura uruhu rwe, twarasaga neza 100%, turareshya, turasa, turanangana, turirimba kimwe, tunabyina kimwe. Ubuze icyo kintu uranyibutsa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment, mukomeze mudukurikire, please subscribe, ubikore cyane. Hari abantu batebyaga, niba ari ugutebya sinzi, niba ari abanzi bawe bavuga ati akantu kacicikanye ku WhatsApp ati Imana izatutwarire Lucky Fire itugarurire Lucky Dube. Bari kuvuga ati wadutwarira Lucky Fire akagarura Lucky Dube. Ubwo warabibonye? Hoya ntabwo nigeze kubyumva. Ubwo no umuntu wigeze kubwo yagiyeho nyine yandika kuri, aravuga ati Imana izadufashe idutwarire Lucky Fire itugarurire Lucky Dube. Okay, nukuvuga ngo Imana iramutse intwaye kagarura Lucky Dube, nubundi Lucky Dube nubundi ni byiza koko nanjye cyo koza nanjye cyo koza wa Imana iramutse koko intwaye ikagarura Lucky Dube byaba byiza. Wenda ejo mu gitondo, ariko Lucky Dube aramutse agarutse nubundi, ariko no kuvuga ngo byaba byiza, ariko ndagira ngo kugira ngo Lucky Dube agaruke, ahubwo hakagaruka
Michael Jackson w'umunyamerika. Buriya mu bantu nakundaga babiri cyane, nakundaga Michael Jackson nka wo muri Amerika, nkakunda na Lucky Dube. Ariko bose bagarutse nakemera. N'ubu ngubu uramutse umbwiye uti ngiye kubagarura ari babiri, wenda uyu Lucky Fire tumutera icyuma hita apfa, hagaruke Michael Jackson, hagaruke na Lucky Dube, kuko ni babiri bari bose ndabakunda nyine. Urumva ibyo byo nahita mbikora. N'ubu ngubu uvuze uti ugiye guhita ugarura Michael Jackson na Lucky Dube, nahita ngira gutya bikaba birarangiye. Ubu Lucky son of Michael Jackson, hari umuntu kwanga kabisa, hari nyine hari umuntu ujya urakara. Aya nta muntu ukundwa na bose. Ni ukuvuga ngo nyine ibidukora harimo ababikunda hakabamo n'ababyanga nyine. Ni nayo mpamvu niyo ukoze indirimbo nyine harimo abagushima, harimo abagutuka, harimo abakunenga. Cyo koza ngewe amahirwe mfite nuko abanyanga ari bakeya, ariko abo bose banyanga ngewe ndabakunda. Urumva nk'ujya nko ku mbuga nkoranyambaga akantuka, wenda akavuga ati cyaduha Lucky Fire agapfa hakagaruka Lucky Dube, cyangwa akantuka kagira gute, hari nunuka kugira ngo abone views. Cyo koza buriya umwanzi wawe, Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe ujye umukunda, nasonza umugaburire. Umwanzi wawe nasonza umugaburire, nicwa n'inzara umufasha umugirire neza. Kandi ni byiza cyane, kandi ngiye buriya ndabikunda, kandi Bibiliya iratubwira ngo mukunde n'abanzi banyu. Ni ibyo. Ariko Lucky son of Michael Jackson, nuwe muhanzi wifuza ko tuzazana tukaguhuza nawe mukaganira kabisa, ukumva nuwe tuzakuzana? Ubundi ubonye Barafinda ngiye nitike ndakitegera. Hari umugabo nagiye nkorana na Yanka, nkorana n'uwo bita Kanyombya, nkorana n'undi. Ariko wenda kuvuga ngo ndashaka gukorana na Barafinda we hari ukuntu njye buriya biterwa n'umuntu yikundiye nyine, bitewe n'uko urabona nyine numva ngewe ndamutse nkoranye ikiganiro na Barafinda gishobora kurebwa cyane kuri YouTube, gishobora kurebwa n'amamiliyoni n'amamiliyari, kuko Barafinda arakunzwe, nanjye ndakunzwe. Ubundi niwe nifuza, niwe muntu numva nakoranye na benshi ikiganiro, ariko nshigaje cyane ni Barafinda. Nawe cyangwa urateganya kwiyamamaza? Ngewe se no kuvuga ngo nanjye hari igihe bishobora kuzabona nanjye natanze, kandi nabona nyine ko nagiye kwiyamamaza. Nanjye ndi umwe mu bantu bafite abafana benshi cyane, nayo nagiye kwiyamamariza. Uretse gusa ko nzabanza mbyigeho nyine, ndebe n'ibisabwa, nimbona ibisabwa nabyuzuza nabikora. Murabyumva ko Lucky Fire ashobora kuziyamamaza mu matora ya perezida. Yes, turi kumwe na Lucky Fire son of Michael Jackson. Kabisa ikiganiro cyabaye cyiza cyane, turi kugana ku musozo. Ikiganiro cyari cyiza cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo Barafinda ni ukumuremera, nta kindi ni ukumuremera nyine. Ubundi wowe uganira na ba Michael Jackson, n'abahanzi bo muri Amerika? No kuvuga ngo ubundi uwo nifuza cyane, nifuza Barafinda, wenda dukoranye ikiganiro nawe byaba byiza. Ariko n'ubundi Barafinda n'ubundi ni umusitari nyine, namwe murabizi, nawe ari mu bantu mu Rwanda nabo bakunzwe cyane. Uretse ko hari benshi nabo bakunzwe, ariko ngewe wenda warumbajije uti ese ni uwuhe muntu wumva mwakorana ikiganiro, nge numva nakorana ikiganiro na Barafinda. None se Yaka wamubonye gute? Yaka nawe ntaribige, nawe twarakoranye, nawe ni umutipe nyine, ubona n'umuntu ujya kubona ukabona azanye iza Jaguar, ukabona azanye iz'inzoka, ukabona azanye iz'igitagangurirwa. Ubwo ni Yanka wajya kubona ukabona akwiye tekinike. Yanka yigeze kumbwira ati ngiwe nize shotokane, ati ngiwe nize nzi gukubita mayigere, ati nzi gukubita ajya kutsuki, ati nge ndi umukarateka, afite ntwari, ati mfite dani. Yanka naramukunze cyane, yambwiraga uburyo yagiye aca mu mashuri ya kungufu nyine, kwikaraga akabona kubisoma. Ari barakurya ariko kuba star, kandi mu minsi iri imbere wari waramuriye, waramurushaga.
yego nyine ni ku isi imeze nyine, ejo uba uri hasi ejo ukaba uri hejuru, isi nyine biba ari gatebe gatoki uko ibihe biza bindi bicaho. Ni nayo mpamvu nyine buriya mugenzi wawe muhuye mu nzira mushobora guhura atanazwi pe, ariko nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 ugasanga ku mbuga nkoranyambaga arimo kubica bigacika. Kabisa Lucky Fire chillinga in Stream Jesus Entertainment TV. Ndabasaba gukora subscribe, ndasuza abakunzi bacu baba mu gihugu cy'Ubushinwa, mukomeze mukore subscribe munatureba cyane. So rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda hari ikibazo nibagiye kukubaza, ikintu ushaka kuvuga wadufasha ukakivuga, sibyo? Okay, no kuvuga ngo rero hari ibintu byinshi murabize, mfite ikipe y'umupira w'amaguru, mfite ikipe ya AS Kabuye, ni ikipe irimo abakobwa, ubu turi no ku mwanya wa mbere, turitegura no gutwara igikombe, twatwaye igikombe cya shampiyona yo mu cyiciro cya 2, tugiye kongera dutware n'ikindi gikombe. Okay, ni byiza cyane nyine, ndi na perezida wa AS Kabuye, mba nimanukira nyine, mba meze nka Mourinho ko hari ya nyine norganize ikipe yanjye tuyishyira kuri gahunda, ibi nabari uburyohe kabisa. Ni wowe utoza iyo kipe cyane? Ni njye burandi n'umukoca, buriya nakinye n'umupira, natakanaga na Bogota dukina muri Muhanga, ndari umwataka ukomeye cyane. Ubwo by'umupira w'amaguru mbivuyemo, ndavuga ni nzanashinga n'umupira w'amaguru. Okay, ni byiza nyine, urumva mu bikorwa nyine ngira, mfite ibikorwa bya football mu kuzamura abana bakiri batoya muri football, mfite nkunda no gukina amafilime agiye atandukanye, naje kubabwira, nkana bandi n'umuhanzi n'utundi twinshi. Yes, Lucky Fire turamushimiye cyane kuba yaduhaye umwanya wiwe kabisa, twamukunze cyane, twagiranye ikiganiro cyiza cyane. Lucky Fire ndagushimiye cyane kabisa. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Yes, urakoze cyane nawe Lucky Fire. Sawa sawa. Ndubanda mwese ndabitabaje, uzambonera Irina, muti rwose warahemutse cyane, Irina wowe ntuzino kuvuga uti byibura murabe, ntuzino kuvuga uti byibura bye bye. Afite ubumuga bwo kutabona, abenshi baramuzi nk'uko nakomeje mbivuga, yagaragaye mu gitaramo cya East African Party ari kumwe n'umuhanzi The Ben. Hari inyungu wabonye kuri iriya ndirimbo? We yambwiye ko we hari ikintu yagombaga kuzamperamo inkunga nibamara gukura n'amashusho yayo, ariko ibyo rero ntabwo barabikora. Igitaramo cya East African Party bine y'agahinda, igitaramo cya East African Party cyamuhaye miliyoni 50 kujya kuri stage, mwarakoranye kuri stage, nibura yagwaye iyo miliyoni imwe ko yahembwe miliyoni 50 zose.